ndabaza ntese naribajije arambajije ngo wabaga he kuki umuntu nkawe tutakubona. Naratashye ye kubwayo mafaranga ndahaha ndateka ndihugura nti ntago nzongera kwitera umwako mvuga ibikomeye ni bya bintu burya Imana irabishyigikiye. Mbura ijambo mbwira Imana nsengera kuryama mfa kuryama ndasenze ariko numva umutima wuzuye ubwoba bucya. Ubutumire nari mfite bwose mbuhagarika mfata amasengesho y'imisi 3 ngo mbanze menye ikibazo mfite imbere y'Imana. Nayashoje ndota mbona umugabo wambaye ikanzu yera arongera ubwa gatatu numva amaso ari gukanuka ngiye gupfa. Ushobora kuza ukitanga ko wakubakisha urusengero rwose usambana uri umusinzi ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka kugambanira abandi, Imana ikakwihorera ndetse abitorero bakagushima bakagukunda, ariko iyera yo mu ijuru ikubona nk'igisiga. Burya sinzi umunyarwanda yaciye umugani ngo iyaguye hasi ntayita igera ihembe, ariko nge sinaguye ahubwo n'ubutumwa bwiza. Nanjye ayo makuru yagiye angeraho, bamwe bakampamagara ngo ise koko nguratwite ngo inda n'imvutsi, ngira ngo nawe wanyitegereje niba ntwite. Ibyo ngira ngo n'abayobozi banjye mu itorero n'uwabasanga akababaza icyo kibazo ntikigeze kihaba ibyo by'ubusambanyi. Kandi ababivuga sinzi impamvu babivuga ntibagaragaze wenda n'uwo twagwanye mu cyaha, niba narabyikoresheje simbizi, keretse wenda niba bamwe bavuga ngo ni y'umwuka wera, ariko ibyo ngibyo mu buzima nahamya ko bitambayeho bitigeze bimbaho. Nuko nge ndi umukristo, icyo nazize cyane cyane ikibwiriza nabwirije. Nongeye kubasuhuza mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro bya Cyubugingo TV. Iminsi myinshi rero tutabonana, ariko noneho nagarutse kuri mikoro za Cyubugingo TV. Reka nizere ko muri amahoro, reka nizere ko mushima Imana, nizere ko bimeze neza, kandi nabo bitameze neza reka mbabwire ngo ni mwihangane. Ni igihe gito intambara zigashira, ni igihe gito umurabo ugacyahwa. Rero no munsi wa none nifuje kongera kugaruka hano mbabwira ko mbazaniye ubutumwa bwiza. Hari umuntu tutaherukaga witwa Riziki Chantal, ariko no munsi yongeye kugaruka kuri mikoro zigiye zitandukanye hano kuri social media, hano kuri YouTube. Ubwo rero nagira ngo mbararikire gutega amatwi kugira ngo mwongere kumva ivuga butumwa ryiza rye. Ubundi ndagusaba gukora subscribe niba utarakora subscribe, ndagusaba kuri like, share na comment. Ngewe turi kumwe ndi Ishimwe Emmanuel. Rero reka ngusabe kugira ngo ube hano kandi ubane natwe, Yesu aguhereza umugisha. Reka twumve rero. Turagushimye Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yubahwa n'ibyaremwe byose, yicaye hejuru y'amajuru, niwe uri hejuru y'abakerubi n'abaserafi, uhora uramya ubudasiba bavuga ngo urera urera. Aka kanya turagushimiye mu kiganiro Mwami Uwiteka tugiye gukora. Ndakwinginze Uwiteka ururukire muri iki kiganiro, kandi imigambi ya Satani burizwemo, haboneke kugambirira kwera ko mu ijuru, maze ibyo uri gushaka byose bibe aha hantu muri iki kiganiro, guko ibyo ushaka byose biri kubi wawe mu ijuru. Urakoze, uciriye bugufi cyane, ushyirwe hejuru. Urakoze ko ugiye kubana natwe, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Nitwa Riziki Chantal, ngaba ndi umukristo. Cyakoze abeshi ngo bakeneye nimero de telefone mbere yuko dusoza, ndahibabwira tugitangira ni 07 88 71 33 11. cyane nawe uranankiranuye n'abantu n'ubundi baba bazinyaka cyane, ariko none nyaje umuntu nyandikira nyaka nimero za Riziki Chantal azitanze mbere tugitangira ikiganiro. Rwose ubu ngubu uranyejeje pe. Ambo Chantal, amakuru yawe ni meza cyane, ndashimira Imana. Ndakomeye pe. Acyakijijwe neza? Yewe rwose ndiyumvamo ko ndi umukristo, umugenzi ujya mu ijuru. Acyakorera Imana se cyane rwose, ariko ntago bikiri nka mbere. Habayeho ikibazo mu murimo,
sinzi wenda niba harimo ikindi biba ngombwa ko ivugabutumwa rihagarara, kuko nigeze kubwiriza mu kibwiriza cyasohotse muri 2018 tangiza ijambo mvuga yuko nukorera Imana ntugire intambara uzaba uri haduyi mu ijuru. Nanjye rero hari akabazo kabayeho, nukorera Imana ntugire intambara uzaba uri haduyi mu ijuru. Rwose duhereye ku batubanjirije ko bagiye bakorera Imana bagahura n'akaga gakomeye, nanjye rero bagira ngo ibyo navuze bwari ubuhanuzi byansohoreyeho. Mu byo navuze habayemo akabazo ko guhagarikwa mu ivugabutumwa bitewe nuko bambwiye ko ngo ngira ukuri kwishingo ngakabye. Nuko ubwo rero byabaye ngombwa ko mpagarikwa mu ivugabutumwa, ariko ntago nahagaritswe ku rwego rw'ubukristo. Ndacyari umukristo, ndacyegera ameza y'umwami ngayo ngoko. Sinzi niba ari ikindi kibazo mwambaza. Akaba ari cyo cyatumye abantu bakubura. Arumba kuvuga ngo abantu barakubuze, so kuvuga wenda kutanabwiriza ahantu mu nsengero, cyangwa ngo kuko umuntu ashobora guhagarikwa iburasirazuba akahakirwa, ashobora guhagarikwa mu itorero runaka akabwiriza mu rindi, umurimo w'Imana ugakomeza. Ariko kuri social media, reka mvuge ivugabutumwa rya online kuri YouTube, bifitanye isano n'ibyo kuba wari umaze igihe utagaragara. Bari barampagaritse ku mpamvu zo kubibwiriza byagiye bisohoka hariya ku ma YouTube. Kubw'ibyo bakajya bareba amagambo amwe namwe bakavuga ko ari ugukabya. Ibyo bituma bamwe mu bayobozi banjye bampagarika, barambwira ngo ntibashaka ko nongera kuboneka mu rusengero na rumwe mbwiriza. Ubwo nanjye rero ivugabutumwa babwira n'abantu ko batemerewe kuntumira kumpamagara, biba ngombwa ko nanjye nicara. Nuko ariko nkomeza akazi kanjye k'ubukristo no gusenga, nta kindi kibazo cyari kiri aho ngaho. Nuko ariko ntibyambuzaga wenda ko abaje bangana mbaganiriza ijambo ry'Imana, arabansuraga bakansaba ko tuganira ijambo ry'Imana hirya no hino, bampamagara ngo dukeneye ijambo ry'Imana, ariko atari ngombwa mu rusengero. Nuko tugahura tugasengana, ngabaganiriza ku ijambo ry'Imana. Byaba ngombwa kwa muganga, mu nzu z'imbohe, nahageraga ngavuga ijambo ry'Imana, kuko aho ngaho nta bariyeri ihari. Sawa. Yes. Hari havuzwe ibintu byinshi. Nge ubwo nk'umunyamakuru, kugira ngo abantu bave mu rujijo, iyo umuntu ahagaritswe n'urugero nko mu itorero, wenda kubikavugwa ngo umuntu yarahagaritswe, wenda ntibigirwe na official, wenda ngo hatangazwa ati uno muntu ahagaritswe iki ngiki, ibyaha ibi nibyo ashinjwa. Urumva kuvuga wahagaritswe uzira kuvuga ukuri. Ubundi ijambo ry'Imana wango mu minsi y'imperuka amatwi y'abantu azaba barya badashaka kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo bashaka kumva ibibafitiye inyungu zonyine, cyangwa ibizana wenda niba sinzi ukuntu nabivuga. Wenda ni Paulo wabyandikiye Timoteyo, aravuga ngo mu minsi y'imbere ukazabaho ibihe birushye, abantu bazaba bikunda bakunda imiya badakunda babo. Hari nawe yamubwiye ngo ntago abantu bazihangarira inyigisho nzima, ngo kuko amatwi y'abazaba barya bazaba bashaka ibibanezeza gusa. Icyo gihe rero nicyo twasohoyemo, kuvuga inyigisho nzima muri iki gihe zibwira abantu ubwami bw'Imana, kureka ibyaha, uhinduka umwanzi w'abantu. Ariko ntacyo umuntu abaye umwanzi w'abantu mu ijuru, Imana ikakwishimira, mbona ntacyo bitwaye. Nuko sinzi niba ari ikindi kibazo mwambaza kuri icyo kibazo. Nanone niyo mpamvu nakomeje nkureba cyane, nubwo ntazi kubisuzuma, ariko mu byavuzwe baravuze ngo Riziki ngo yarasambanye, ngo bamutera inda, ngo none yariheje yarabuze. Sinzi niba ibyo bintu wenda ari umunyamakuru wabyumvishe nkanjye gutya ndi kubivuga gusa, cyangwa nawe hari ibyo waba warumvishe wenda, kuko hari abantu babitwaye gutyo. Wenda rimwe na rimwe hari abantu bazi guhimba ikinyoma, bakacyambika ikanzu nk'iy'ukuri, bakagiha ibimenyetso nk'iby'ukuri, bakagitsindagira, bakagishikamira mu bantu, ugasanga gisa n'icyafashe, kandi mu by'ukuri nta hantu gihuriye n'ukuri nyakuri. Burya sinzi, umunyarwanda yaciye umugani ngo iyaguye hasi ntahita igera ihembe, ariko njye sinaguye, ahubwo ni ubutumwa bwiza. Nanjye ayo makuru yagiye angeraho, bamwe bakampamagara ngo ese koko ngo uratwite, ngo inda ni imvutsi. Ngira ngo nawe wanyitegereje niba ntwite.
ibyo ngira ngo n'abayobozi banjye mu itorero n'uwabasanga akababaza icyo kibazo ntikigeze kihaba ibyo by'ubusambanyi. kandi ababivuga sinzi impamvu babivuga ntibagaragaze wenda n'uwo twagwanye mu cyaha, niba narabyikoresheje simbizi, keretse wenda niba bamwe bavuga ngo ni y'umwuka wera, ariko ibyo ngibyo mu buzima nahamya ko bitambayeho, bitigeze bimbaho. nuko ngende umukristo, icyo nazize cyane cyane ikibwiriza nabwirije i Butare kwitaba mu kwezi kwa 9 mu giterane kivuga ngo hahirwa b'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Ndumva naravuzemo n'ijambo ryo mu gitabo cy'Abalewi rivuga nari ngendere kuvuga ko turi mu gihe cy'abantu bafite imitima imeze nk'inyamaswa bahindutse nk'ibikoko. Umuntu ari ku mutima we ibikorwa bye ari bya kinyamaswa. Ndumva icyo kibwiriza cyararakaje bamwe mu bayobozi, n'icyo muri 2018 cyene n'intama nacyo cyara n'intama kuko cyarasakuje bya hatari, kajya abantu nkajya numva bari kuryaniza ati noneho atiriza ikiti nta bikira nta bicika ati ibintu byatenyutse kuvuga. Nari mvuze ku mico y'ihene, ibiranga ihene n'ibiranga intama. Bavuga ko ari ugutukana, gushira isoni, ibintu nk'ibyo, ariko nzi neza ko ibyo navuze abantu benshi barabizi kandi ko bibaho. Ndumva ntacyo nabeshye aho ngaho. Ibyo rero byatumye mpagarikwa ku murimo nakoraga mu rwego rwo mu nsengero, ariko hanze ntago wigeze uhagarara umurimo w'Imana wari ukomeje. Cyakoze nyine ku ma social media nta kibazo nyine byo byabaye bihagaze ko twajyaga duhurira benshi n'abanyamakuru mu rusengero. Ntago urumva ntago twahuriraga hanze, niyo mpamvu mwari mwarambuze. Harya dusa n'abasubira inyuma mbere yuko wenda dukomeza n'ikiganiro, uretse ko n'ubundi byari ikiganiro. Icyo gihe uvuga ibiranga ihene harya yarangwaga n'iki, intama irangwa n'iki? Wawushubije inyuma, ariko nzi ko bihari ibiranga imico y'ihene. Icyambere nibuka ko navuze ko ihene intama igendera inzira imwe ikabasha gukurikira shebuja, aho agiye hose intama ikamukurikira, ariko ihene ibyo ntibikora. Nubwo ukora ibimeze ute, nubwo wayiraza kuri matera yawe mukararana, ariko buracya wagera aho ugiye ihene ikucunga kujisha ikabiciyeho ikaguruka ikabiragiye. Ariko intama nubwo yabishonje yenda gupfa iragukurikira uri shebuja. Nuko ubwo rero ihene yo ntago yakatira ibigori ibishyimbo, ntago ikomeza urugendo ngo ikurikire shebuja. Ubwo kubw'ibyo ako ni kamwe. Ikindi navuze ihene mbeko ari twishi icyo gihera, keretse tubisubiyemo nk'ikibwiriza yandarika amatwi yumva n'ibitayireba. Nabivuzeho uburyo hariho abantu barangazwa n'ibidafite umumaro ari abakristo, ntabwo ari mu rwego rwabo hanze. Usanga umuntu arangajwe n'ibintu bidafite umumaro, umupira ukamutwara umutima, ari umukristo akaba yareka repetition kujya kuririmba, ari umuririmbyi, ari umunyamasengesho, ari umuvugabutumwa, akajya kureba ibintu bitamufitiye umumaro, gufana ya makipe yo hanze naho yaba ari n'ayano hafi za Rayon Sport kandi ntibamuzi, atakaje igihe cy'ubusa, ibyakamugiriye umumaro ntabikurikize. Keretse tubyinjiyemo nibwo nabyinjiramo iby'ihene, uburyo intama ikunda abana bayo ikabitaho. Intama ariko ihene uburyo ibyara intama ntibe yakwemera kujya kurisha, ikemera gupfira abana bayo, ntibe yata umwana wayo. Ariko ihene ikimara kubyara nubwo wayifata ukayambukana umupaka, rwose ihene yakubwira ati tugende naho nzagera nzabyara abandi. Ihene ntacyo biyibwira, nkuko umugore w'iki gihe adatinya guta umugabo we n'abana akajya gushaka abandi bagabo. Umugabo ntatinye guta abana yibyariye. Burya niba usenga Imana uri ihene, ntabwo ukiri umukristo. Niba utagendera inzira imwe ngo wumve ko ufite intumbero imwe ijya mu ijuru, ukasanga wandarika amatwi wumva n'ibitakureba,
hari ibireba bari hano hanze ku isi, ariko nk'abagenzi bajya mu ijuru hari ibitureba intumbero, hari ibintu tutakagombye kurekesha umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana, Imana tukayigira iya mbere, nk'uko tujya turimba ngo Yesu niwe wa mbere, ni number 1, ariko ugasanga ari ibintu twabashije gushyira imbere kurusha iby'Imana. Icyo gihe Imana igufata ngaho nyine uhandarika amatwi wumva ibitakureba, keretse mbyinjiremo mu kibwiriza hari nk'ijambo twasomye nibwo twabivugaho neza, kuko si umwanya ni dukeya two kwibukiranya. Nabivuzeho cyane ntabwo nabyinjiramo, ni ukwibutsa abantu. Ubundi Riziki Chantal ni muntu ki, yabayeho gute? Ese ko icyo kibazo kirakomeye kuvuga ngo umuntu ni muntu ki. Numva mu mvugo z'iyi minsi bavuga ngo umuntu ni mugari, umuntu ni munini cyane. Cyakozeho ako nasobanuraho, Riziki Chantal ndi umukobwa, ndi n'umukristo, umugenzi ujya mu ijuru. Ibyo ni icyambere niyiziho. Ikindi, ndi umuntu ugira ishyaka ryo gukorera Imana, kuko icyambere ndayemera kandi ndayizera. Imbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye bwose, byose mbishyira mu rwego rwo gukorera Imana, aho ubwenge bwanjye n'umutima binyerekeje, niho nshyira imbaraga zanjye. Hamwe n'ijambo ry'Imana ngerageza gushyira mu bikorwa icyo nsabwa n'Imana, n'ijambo ry'Imana, hamwe n'umwuka wera. Nuko sinzi niba ari akandi kantu wenda ntabashije kunoza, murambaza. Bivuzemo ni byiza, ariko basi umuhamagaro wo gukorera Imana waje gute kuri Riziki Chantal? Ubwo ntubamya burebure cyane, nabivuzeho mvuga uburyo navutse. Mbere yuko mvuka habura iminsi 3 papa yarose inzozi zanjye, akarota mu masaha 9 ari ahantu kure yo mu rugo, yari ari mu kazi. Akarota abona mu nzozi hari 9 z'amanywa, abona umuzungu amusura, ariko mu marayika, ni umukatolike papa wanjye. Ngaramusuza mu mazina ye yombi, arangije aramubwira ngo gira amahoro y'Imana. Arangije aramubaza ngo fora umwana wawe yitwa ndi? Papa ngo areba ikirere buri zina. Arangije arongera arabimubaza ngo fora umwana wawe yitwa nde? Bigenda gutyo ngo buri zina. Ku nshuro ya 3 abimubajije ngo aramubwira ngo yitwa Riziki Jeanne Marie Chantal. Ngaramubwira ngo uragitsinze, gira amahoro y'Imana. Muri ako kanya ariko umuzungu yaraje mu kanya, abona agize amababa, ntago yabonaga amababa, abona aragurutse, abona arigendeye ngo ibicu mu kirere biramurengeye, azamuka ajya mu ijoro. Papa barakangutse yibaza ku byizo nzozi. Yarabamaze mu rugo kubyara ubugira 3, babyara abahungu. Aribaza ati se ko tubyara abahungu, ninde madamu ko atwite, naramuka byaye umuhungu iri zina nzarimwita, numva ari ry'abakobwa. Kubwibyo ariko ngo afata agenda arandika, aravuga ngo yavuka ari umuhungu, yavuka ari umukobwa, aya niyo mazina nzamwita. Nuko ubwo rero haciyemo iminsi 3 ya saha papa yaroteye izo nzozi, niyo navukiyeho. Ayo mazina rero niyo banyise. Kubwibyo nakunze iby'Imana ndi umwana muto cyane. Ubwo abandi bana bajya mu ngo z'abantu, ngewe najyaga mu kiliziya ndangajwe n'amashusho ya Bikira Mariya, kuko nakundaga Bikira Mariya ngira umwana, njya kuzerera mu kiliziya. Niho naje guriramo n'umuryango wa Kiliziya Gatolika bita Mouvement Sacerdotal Marial, ushingiye ku bintu by'amabonekerwa yabaye hirya no hino ku isi. Aho rero niho nabashije gutangirira ibintu byo gusenga cyane ngira umwana mutoya. Ntago nari ndatangira kwiga, ariko ndi umwana natangiye gusenga, ariko byagitangiye kugira imbaraga ngeze mu mwaka wa 3 primaire, mu mashuri abanza. Bigeze nibwo natangiye kujya niyiriza. Ngeze mu mwaka wa 5 biba karusho, tangira kujya mara iminsi 7 ndarya ndanywa, bitewe no kumva ubutumwa bw'ababonekewe nka za Fatima, ku bana numvishe babonekewe. Najyaga nanjye mara icyumweru narikingiranye mu nzu ndarya ndanywa senga. Nibwo natangiye no gukora ingendo ntagatifu iwacu niyo za Gisenyi nyine, ingendo z'amaguru uciye za Kibuye ukagera Gikongoro Nyaruguru n'amaguru, mu ngendo ntagatifu, ingendo zo kwibabaza. Ni birebire rero naho byazamukiye, birimo ubuhamya bwinshi cyane, tuzagenda tubiganira
uko buzagenda bucya bahereza ku buhamya bwanjye nta kibazo turi kumwe. waje okay, nubwo uzagenda ubitubwira aho wenda mu buhamya uyu munsi wenda kwari ukukubaza ngo wagiye usiga yubahe, ariko wenda tutaragisoza riziki yavuye muri katolika gute yaje mu barokore gute? Nabyo abari kureba iki kiganiro ntabwo babura kubyibaza mu musegongero uri kuduha nako kadusomeza. Ni ubuhamya burebure cyane cyane bintwara nk'amasaha 8 kubivuga byose ikintu ku kindi. Maze kuba mukuru igihe cyarageze iwacu banzana i Kigali mu rwego rwo kumbeshya ko nje kwiga, ariko byaramayere yo kunta muri uyu mujyi. Igihe cyarageze rero nabayeho mu buzima bugoranye muri uyu mujyi wa Kigali, nabaye mayibobo, nariye puberi. Navuga ko Imana yantabaye nkuye muri ubwo buzima bwa kimayibobo ntagira aho kuba. Imana yabanje kumereza akazi keza mu buryo bw'igitangaza, n'abakambaye ntabwo ngira ngo ntibanabishakaga, ni Imana yari ikoze igitangaza. Ubwo tuzabivugaho. Nibwo haciye n'icyumweru nka 2 bambe muri ako kazi nakabonye mu kwezi kwa 10. Mbonamo inshuti y'umurokore, umukobwa nyerera imbuto nziza, asaba ko namusura ku rusengero rwa DPR Kiruhura. Naje kumuherekeza, aho niho nakiriye agakiza. Ngezeyo n'uburyo nafashwe n'ibirebire, n'uburyo banyakiriye neza. Muri 2007 mu kwezi kwa 12 niho nakiriye agakiza. Tuzabivugaho nabyo ntacyo, ibintu ni byinshi. Ariko uwo mwaka niwe nakijirijwemo, tuzabivugaho, turacyari kumwe. Sawa. Riziki, iyo ubona wenda uhagarikwa mu itorero cyangwa ugacirwa inyuma y'itorero ukabuzwa gukora ivugabutumwa uzira ukuri, iyo uri gusengera itorero ry'Imana muri iyi minsi, nk'icyo kintu gituma urisabira iki? Icyo ni ikibazo kinoroshye, kuko baravuga ngo itorero ry'Imana riri mu ibanga. Hari amadini, hari n'itorero. Nzu wampamagaye ntibyambuza gusabira itorero neza, kuko ndi umukristo. Ntabwo dukorera mu mubiri, byacu ntago ari intambara turwana z'umubiri. Kandi Yesu bamubambye ku musaraba yaravuze ngo dato bababarire kuko batazi icyo bakora. Ntago yigeze avuga ngo ubahane. Na Stefano bamuteye amabuye, nawe aravuga ngo abona ijuru rikinguka asaba imbabazi ababikoraga. Ndahamya neza, ndashidikanya n'umutima wanjye ko abakoreye biriye n'imbere y'uwo nkorera nzi ko Imana iba hose, ntago nigeze mbasabira nabi, kuko nzi neza ko mpanganye na Satani. Satani ni umwuka, yanyura mu bantu nabo udatekereza yabakoresha. Icyo rero nta kibazo kirimo, kandi ni na byiza. Yesu yaravuze ngo, ni Matayo wabyanditse mu bice 5, aravuga ngo muzahirwa niba batuka bakabatoteza, babakubita, bagira ute, babarenganya, babahura izina ryanjye, ngo muzishime kuko ingororano zanyu zizaba nyinshi mu ijuru. Ubwo rero umuntu watuma nanjye nzongererwa ingororano, nge nta kibazo mfite. Nta kibazo na gake mfite, keretse niba arakane kabazo mva wambaza aho ngaho turi kumwe. Kuki wumva wahagurutse mu ivugabutumwa ryawe wiyemeje kuvuga ukuri, mu gihe abantu benshi mw'iyi minsi y'inyigisho zabo usanga barimo bagenda bakarota ukuri, bakareka kubwiriza iby'ijambo ry'Imana risaba, ahubwo bakabwiriza iby'inda zabo zivuze cyangwa zibategeka? Icyambere, Imana impamagara ngewe ntangira ivugabutumwa, yansanze mu nzozi intumaho n'abahanuzi, irambwira ngo uremera kunkorera, tugiranye isezerano n'indahiro, uremera kunkorera ukarenganywa n'ikiremwa muntu, ugatukwa, ugakubitwa se, ugafungwa, ukaba wakwicwa uzize ivugabutumwa? Ndavuga ngo ndabyemeye. Nuko nabwiwe mu nzozi, irambwira ngo muri wowe nshyizemo amagambo y'umuriro, irambwira ngo ntuzigere ukundwa n'abantu, uzarwanywa cyane.
irambwira ngo ariko si wowe wa mbere n'ababakubanjirije byababayeho. Irambwira ngo nzabana nawe nkwemereye ubugingo. Irambwira ngo ngushyizemo amagambo y'ubugingo. Kubw'ibyo rero bintera kuvugisha ukuri. Cyakozeho gatoya kuri ako kantu nahuye n'impuguro z'abantu benshi cyane bamwe mu bakozi b'Imana bagenzi banjye. Ngitangira bajyaga bambwira ngo urabona uzabahute nukomeza kuvuga amagambo akomeye gutyo, ngo urabona utazicwa n'inzara, uzabaho gute? Narakodeshaga, uzishyura inza yukuye he? Hari naho nabwirizaga bakananyirukana nabi, ati nimumuhe n'amazi yo kunywa. Kubw'icyo kintu ngataha gutyo ngagenda n'amaguru ngacumbika mu mayira. Ari icyo kintu nazize kuko navugishije ukuri. Byagiye bimbaho cyane, sinavuga aho byagiye bimbaho, ariko byambayeho nge ndabizi. Ariko na Yesu yahikenye amasaka mabisi yamamfuje ingano kubw'ubwami bw'Imana yaraye mu mashyamba. Nuko rimwe rero cyakoze ntakwiyemeyeho, nigeze gufatwa n'impuguro. Aho ngeze bampuguza abaho gute, rimwe ndihugura ndibaza ntese abantu bose niko banyanga. Ndibaza bajyaga banamereza urugero mu ijambo ry'Imana ngo ndavuga ngo mubwire abantu banjye ibyururutse imitima. Ngo ubwo rero ngo sinzi impamvu uvuga amagambo akomeye gutyo. Riziki rimwe njya kubwiriza igikondo ahantu sinangombwa ngo mbivuge muri 2014 ndibuka uwo mwaka. Ntango ubuhamya bufasha abantu, maze kubutanga mvuga n'ibyururutse imitima, mvuga akajambo koroshye kururutse imitima, mpumuriza abantu. Bura kwigisha ibitangaza biroroha cyane, kandi burya n'abantu benshi imitima yabaye nk'amashara bahita bafashwa cyane. Nashoje rya jambo ubuhanuzi buhita bumanuka. Niho nemera mu buhanuzi bwa Daniel ko Imana ibasha gushyeshyenga abantu. Nuko ngo uvuye mu isezerano nta mpamvu Imana ngabo baniza bayobesha kubakeshenga. Banuzi bumanukana none ihumuriza abantu. Iteraniro rishoje abantu baje kusuhuza, bamwe bambwira ati Imana iguha umugisha twafashijwe, bamwe bakajya bampereza amafaranga. Nibwo bwa mbere nari mbwirije abantu bakampa amafaranga. Banamperekeza bamatike bambaza ati se wabaga he pasiteri? Ndabaza nese naribajije, arambajije ngo wabaga he kuki umuntu nkawe tutakubona? Ndavuga nicyo gihe Imana ibishakiye ntaha nihugura ko ntazongera kuvuga ibikomeye bitewe n'amafaranga nari nahawe. Buracya ndakubwiriza mu nce za Kacyiru, naho mpumuriza abantu. Nanjye nihakururutse imitima, naho abantu bakajya baza abagore barira ati twafashijwe Imana iguha umugisha. Nkabona abantu barampfunda amafaranga bamperekeza neza. Nuko naratashye kubw'ayo mafaranga ndahaha ndateka ndihugura ntago nzongera kwitera umwako mvuga ibikomeye. Ni bya bintu burya Imana irabishyigikiye. Mu kuryama senze numva nta bwenge mfite, numva ni nk'umuntu utagira ubwenge namba w'igicucu. No kubwira Imana ngo indinde muri iryo joro birananira. Mbura ijambo mbwira Imana nsengera kuryama. Pfa kuryama ndasenze, ariko numva umutima wuzuye ubwoba bucya. Ubutumire nari mfite bwose mbuhagarika mfata amasengesho y'imisi 3 ngo mbanze menye ikibazo mfite imbere y'Imana. Nayashoje ndota mbona umugabo wambaye ikanzu yera, araza mbona afashe ishingu mu ijosi mu buryo bworoheje. Yesu nta mbaraga ashyiramo, Yesu afite tekinike yihariye. Yafashe agashati nari nambaye muri izo nzozi, arambaza ngo mbwira waguhaye uburenganzira bwo kugabura imitobe. Kugabura imitobe nimbabarira mwami. Yarakozeho gutyo gusa, ariko njye nkumva ndi kubura umwuka. Byumvikane ko uburakari bw'Imana ni ikintu gikomeye. Nahise ntinye Imana. Arasa n'urekwera arafataho gutyo gusa ku ishati. Mbwira waguhaye uburenganzira bwo kugabura imitobe. Ariko uko yafatagaho nkumva ni nka ijosi ryose yarifashe, nkumva nabuza umwuka wo guhumeka. Nanjye ndasubiza nimbabarira mwami. Arongera ubwa gatatu numva amaso ari gukanuka ngiye gupfa. Ndamubwira nimbabarira mwami. Arambwira ngo Eliya yarankoreye, n'ubu turi kumwe mu ijuru, namuhembye ubugingo buhoraho. Arambwira ngo ariko hari ibikona byamufashije umurimo, bizana inyama n'imitsima. Arambaza ngo mwana wanjye ibyo bikona byabonye ubugingo? Nihoya. Arambwira ngo nkorere ntacyo urebyeho, kuko nashimye ko mu murimo wanjye hinjiramo ibikona ngo bize bifashe bayeri y'umurimo, nta bugingo biteze.
nibwo rero mboneraho no kubwira abantu mu byiciro byose mu itorero, umuntu akorera Imana cyangwa se arorere ariko ajya agenzura niba atari igikona. Ushobora kuza ukitanga ukaba wakubakisha urusengero rwose, usambana, uri umusinzi, ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ugambanira abandi, Imana ikakwihorera ndetse abitorero bakagushima bakagukunda, ariko iyera yo mu ijuru ikubona nk'igisiga cyaje gufasha abari umurimo ariko nta bugingo uteze aricyo uzatahira. Reka mbengarukiye aho ngaho, niba ari ikindi mumbaza nta kibazo. Ni hatari, ntabwo byoroshye. Umuntu wese akwiye kuguma uko yahamagawe, nyine niko biba bigomba kugenda. Riziki rero ubu noneho se ubu ivugabutumwa ryawe ukora nubwo rihuriramo n'ibibazo byinshi, urumva nyine wariyemeje gukomeza kuvuga ukuri uko nicyo umuntu wenda yavuga nk'umwanzuro wenda wawe w'ingingo twari tuvuga. Nyuma yaho Yesu yarambwiye ngo usoma ijambo muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 13, hari ijambo rivuga ngo muce mu irembo rifunganye kuko irembo rigara ari inzira ijyana abantu kurimbuka. Aho ngaho rero iryo jambo arambwira ngo numara kurisoma urizengurukane mu mujyi wa Kigali hose, aho nzashaka uzahanyura hose uzaribwiriza. Irambwira ngo numara kuribwiriza uzaba uhumanutse. Iryo jambo nararibwirije, nyuma yarambwira ngo icyo gihe ambwira ngo numara kunyura aho nzashaka nzakugarukaho nkubwira ibindi uvuga. Nuko ubwo namaze kunyura aho Imana yashakaga, yampaye ibindi byo kubwira abitorera abakristo, narabivuze byinshi cyane icyo gihe. Nyuma yaho rero ntago nongeye kongera kugira indi myumvire cyangwa kwakira izindi nama ziturutse ku kiremwa muntu. Iyo ngeze mu bibazo binyobeye, ndapfukama nkareba mu ijuru, kagisha inama Uwiteka. Ashobora kungenderera mu bitekerezo cyangwa se mu nzozi, cyangwa se hari n'igihe ntuma umuhanuzi iti ikibazo wari ufite kimeze gutya na gutya, ndi Uwiteka ndi kumwe nawe mbigenje gutya nuko. Ubwo rero ndi mu bantu bamaramaje kuvugisha ukuri naho napfa. Byararangiye muri make, mu mvugo nkunda cyane mbwira abantu ngo nitabye Imana. Byararangiye naragije kwitaba Imana, naho na kuzira ukuri nta kibazo. Ariko ubundi Riziki Chantal yo bavuga nkunda ko abantu nyine bakunda kumva babivuga, baravuga ngo Riziki Chantal ngo wa mukobwa watwitse Cadillac. Gutwika Cadillac, hari n'abandi bantu nyuma yawe yuko utanze ubuhamya uvuga uburyo Cadillac yahiye n'ibiki byose n'uruhare wabigizemo cyangwa n'uburyo Imana yagukoresheje kugira ngo icye. Hari abandi bantu bagiye baduka bavuga bati nyamara natwe twatwitse Cadillac, abantu bakagerageza no kuvuga ati reka ntimuzajye mubeshya, ati Cadillac umuntu watumye icyo arazwi gutyo nyine usanga ibaye siroga gutyo ngo gutwika Cadillac. Ubundi iyo mvugo kuri wowe umuntu utabizi ariko uzi wumva Riziki Chantal akumva niyo mvugo, ubundi ubwo buhamya bumeze gute bwo niki wabitubwira? Ubuhamya narabutanze bitari rimwe, nabubajijwe na benshi. Ababivuga ubwo bafite icyo bagendereye n'icyo bagamije. Ngewe biriya si ibintu byo kwirata ngo ngiki, ngewe ni ikimenyetso Imana yanyihereye. Nahoraga ngira ikibazo cy'uko ntuzura umwuka wera. Numvaga ko abantu bafite umwuka w'Imana ari abantu batitira bavuga indimi nyinshi. Guhera za 2009 2010 gutyo, iyo Imana yambwiraga ngo nimpaguruke nyivugire, natangiye kubwiriza 2009, bakajya banyumvisha ko nta mwuka wera, ngira kuba ndatitira ngo mvuge indimi. Nasenga Imana ikanyumvisha ukuntu ufite umwuka wera. Nuko nge rero simbyemere. Nibwo Imana yambwiye ngo ngucishire mu gashuri k'abahanuzi ubwo wanze kwemera ko umwuka wanjye ukuriho. Nigasoza uzabona ikimenyetso cy'igitangaza cy'ukuriho umwuka wanjye wera. Ubwo rero boîte Cadillac kuba yarahiye muri 2012 cyari kimwe mu bimenyetso Imana yanyemezaga ko umwuka w'Imana undiho, kuko yarayingendesha mbwiriza mu makabari, mereza n'ubutumwa bwihariye kandi bukomeye. Nabwirizaga iryo joro bageze mvuze baramwaza, indaya zirankomera kandi koko nabwo kuri Cadillac byari mu masaa 7 y'ijoro, mvuze mu kumwaza
nazamuye isengesho niho hantu suko handi nanyuraga haraho bansohoraga nabi harazanya Mirambo bavuga ati uyu mugore ni umusazi ibiki byose ariko kuri boîte namaze kuvuga bamwajije indaya zinkomera nazamuye isengesho rito cyane Imana iri bukora igitangaza ntibigombera amagambo menshi ikindi cyakoze kuri ako kantu nabona no kubwira abantu babeshya ngo ni muze ngo mutware ibitangaza ngo mugire ute iyo uri bukoreshwa igitangaza kuko ngira ngo sinarimwe ariko sinjya mbyirata Imana yankoresheje igitangaza ariko nta n'icyo bivuze icy'ingenzi ntabwo mu ijuru uzajyanwa nuko wakoreshejwe ibitangaza nuko umuntu aba yarakiranutse ibyo ni ibintu bikomeza gusa umugenzi mu rugendo ngo wumve kuri kumwe n'Imana nta n'ikindi ndetse bimaze ngerera Imana yabinyeretse igira ngo inyereke ko umwuka w'Imana undiho nta kindi byabereye niki Imana yabikoreye ubwo abandi babivuga ibyo birabareba ubwo nabo bafite impamvu batanga nge simbizi nge nuko mbitanga nk'ukuri uko mbizi mu mutima wanjye icyo gihe nyine ndayazi kumwaza ugeze hanze ubyigire turangiriza iyo story gatoya kugira ngo dusobanukire neza nari mfite ubutumwa buboneka muri Yeremiya 5:6 rivuga ngo nimuhunge muve muri Babuloni umuntu wese akiza amagara ye muticwa muhowe ibicumuro byaho kuko ari igihe cyo guhora kuwiteka iyo navugaga iryo jambo rinjemo muri mukabari kose ninjiragamo iryo jambo ryabanzaga kunzamo cyangwa se akabanza ijambo ryo kumanuza bita Obadiya agira igice kimwe ku murongo wa 15 havuga ngo dore umunsi w'Uwiteka uraje kandi uziye amahanga yose uko wagenje nawe niko uzagenzwa ibyo wakoze bizagusubira ku mutwe kubw'ibyo rero iyo nabanzaga iryo jambo rya mbere cyangwa iryo ngiryo hahita ganzamo ubutumwa buvuga ngo yemwe mwabagabo mwe abagore banyu bararira amarira menshi abana mwabyaye bishwe n'inzara barwaye bwaki abana ntibiga Imana yabahaye umugisha muzana kwa maraya kusindira no kusambanira kubw'ibyo Imana yo mu ijuru babanguriye inkota yemwe mwabagore mwe mwasize abagabo banyu muje kwinezeza mwasize abagabo banyu mukaza kwinezeza mubabeshye ngo mugiye muri mission z'akazi ni kandi muje kwinezeza no kwisambanira ni kubw'ibyo Imana ibanguye inkota yayije kubasya nkabwira abasore n'abakobwa yemwe mwabasore mwe mwabakobwa mwe ababyeyi bababyeyi bararira amarira menshi bari kwicuza icyatumye bababyara igihugu cy'u Rwanda gifite isoni zo kubitirira ko muri abana b'u Rwanda kubera kwiyandarika kwanyu ubusambanyi bwanyu uburara bwanyu no kwambara ubusa kwanyu ni kubw'ibyo Imana yo mu ijuru bahinduye intumbi ku misozi mugiye kuribwa n'inyoni nkongoro urumva ko ayo magambo atari yoroshye aho rero indaya zarankomereye bamwe bakajya bakuraho utumini banzengurutsa abakobwa bakajya bayambika ubusa butarika barangiza ngo aramwaye yabuze umugabo ngo aramwaye yabuze umugabo bamwaza nuko abantu bankikije ku bwishi ndi kuvuga ayo magambo nabivuze bwa mbere birarangira ubwa kabiri ku nshuro ya gatatu muruko bamwe bari kumwaza mbivusubiyemo ku nshuro ya gatatu umugabo wari waparitse imodoka cye nkariya araza ngo yewe sha ngo kure imitwe aho ngaho ngo kubeshya ngo rizamahanuzi ngo rizamakoze z'Imana ngo wavuze icyaka cyakwishe ngo urwanga rwakurenze ngo wabuza aho uhera ngo tukwemereye ikese ya mitsingi ngo nkwemereye ikese ya mitsingi ngo ndanakwishyurira muri boîte ngo muri boîte ngo twinjirane ariko yeguteka imitwe akivuga gutyo ukuboko kwanjye kw'iburyo sinamenye uburyo kuzamutse mu kirere rimwe gusa numvishe bizamutse nk'umuyaga kuko nageze numva ndi mu mbaraga mfite ubunini kurusha hari inyubako y'inzu y'ikiyetaje numvaga ndi munini cyane none ukuboko kwazamutse nasenze isengesho rivuga ngo ndagushimiye Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo kahantu hose nanyuze twari turi kumwe ni kandi n'aha hantu turi kumwe nisenze nizeye mu izina rya Yesu amen nagiye kuvuga mu izina rya Yesu urumva boîte ngo pa iraturitse babona umuriro urakurumanye abari baraho barushungeraga bamwe ati ati wa mugore ni umuhanuzi ati wa mugore ni umuhanuzi ibyo kubangara mwaye birahindutse babyiganira kundeba mu maso uko bari kurwanira kundeba mu maso nanjye niko namwe bari gusohoka barimo ngo ayiwe turapfuye numva ijwi riturutse inyuma yanjye rimbwira ngo wirushya baragufunze ariko iryo jwi njya mbwira abantu ngo nkeka ko ari rya Satani kuko naryumvisha numva umutima urakutse ako kanya ugikuka utera cyane
numva ubwoba buramfashe, bwa bunini niyumvagaho, numvaga ndi munini cyane, numva buranyegereye nk'uko umuntu, nsigara numva bumfashaho nk'ikanzu umuntu yambaye, ndushaho kugira ubwoba, numva ni nk'aya kanzu ni nk'umuntu uri kuyinkuramo, ndi gutekereza gusa ko ngiye gufungwa, numva za mbaraga ziragiye, sigara ndirizi ko usanzwe ndatekereza mu bitekerezo ntiwafumyamo nkiruka. Ariko abandi bo ntibabonaga ko afite ubwoba, ahubwo bari bari kubyigana gusa bavuga ngo wa mugore n'umuhanuzi, wa mugore n'umuhanuzi. Mu gihe nahindukiraga abantu bari kurwanira kuza kundeba mu maso ari benshi, n'abamotari abaparitse imodoka baza kundeba ngo wa mugore n'umuhanuzi. Nibwo nabonye moto iparitse, umumotari abambe hari moto umumotari yicayeho, nahise mbanyuramo vuba na bwangu, simbukira kuri ya moto, nicara kuri iyo moto mbwira umumotari nturuhukire Nyabugogo. Umumotari rero mu kuyatsa n'abari baraho bose babazigiyeho moto, bari bafite moto nabo barabazakije, tuba turagiye, abamotari baratwometse, turenzaho bita kwa Rastameni, abamotari batangira kujya bampamagara bari inyuma zacu kandi bari beje, ngumva mukozi w'Imana, ngumva ngo twebwe abamotari Imana iri kutuvugaho iki, ngo natwe tubwire. Nuko njya mboneraho kubwira abantu bankurikiye ijambo ryo muri Yesaya 5:56 rivuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, ni mu mwambaza kibari bugufi. Umunyabyaha ariko inzira ze mbi, hari igihe umuntu ahabwa igihe ntagikoreshe, nyuma akazarigira itakashaka gukora neza bitagishobotse. Ubwo rero ndumva ngushubije, sinzi ikindi wambaza aho ngaho.